tugiye gukora akantu k'agacarenje ariko umuntu aba afite inshuti ariko izo nshuti zishobora kumukavaringa mu buhe buryo noneho ngiye guhamagara abashuti bawe nawe nanjye uhamagara abanjye noneho mbabeshye Imana itubarire kubeshya ariko nta kintu na kimwe tujya dukora tutarimo intuze kwigisha ntabwo turi kwigisha abantu ngo babeshye cyangwa se ngo bahimbe ibinyoma niko navuga no kugira ngo mu by'ukuri urebe umuntu wawe n'indi urebe umuntu wawe nimba ashaka kukavaringa mu makosa nyine mu bintu bimwe na bimwe ushobora gukora. Alo Bite bebe ni sawa meze neza namwe natwe ni sawa biragenda biragenda none Sandra ko yampamagaye ngo araje aho ngaho iwanyu Amini niko yambwiye yaje se ko ndi kumuhamagara ntamfate reka murebe yaje yaje okay nari soto sawa ndahita nguhamagara yeah wow Oh gosh. Halo. Mambo? Poa sana. Nimeze neza? Namwe. Natwe ni sawa biragenda. None natwe ni sawa. Sandra ko yambwiye ngo mugiye ngo agiye mu mujyi mugiye guhurirayo. Nkaba ndi kumuhamagara ntamfate. Mwabonanye se? Ntabwo twabonanye. Mwari mufitanye gahunda? Nasanze yampamagaye yarambuye. Kandi mvuye mu mujyi ubunyine. Ndi kumuhamagara ntamfate. Sinzi aho ari. Nasanze yampamagaye nibwo nyine nibwo ngigera kuri stage ya Kitengera mvuye mu mujyi. Okay, sawa. Sawa. Mwana munyamitwe. Voice of love, ijwi ubuzima, ritanga urukundo, ritanga ibyiringiro, ni urumuri mu mwijima, rutuzanira vibe, ziza buri munsi yo. Voice of love, turarushigikiye. Voice of love, ritubera umuryango, ibitekerezo byubaka sosiyete, ibiganiro bitanga imbaraga nshya. Voice of love, ijwi ubuzima. Murabe neza cyane nizeye ko meze neza twongeye twagarutse kuri channel yanyu channel mukunda cyane ya The Voice of Love nizeye ko meze neza abatameze neza rwose Imana ibahe gukomera ejo bizagenda neza kubashyashya rero amazina yanjye ni Sandra Kayonga mbahaye ikaze kuri The Voice of Love ndi kumwe na mugenzi wanjye mbahaye ikaze cyane meze neza. Yes murakoze cyane ndamahoro meze neza cyane turakwakiriye kandi meze ute kwanza kwa mbere mbari kudasanzwe mbaza ngo meze uri kwirukanka kera ugiye kunyakira wowe meze oya kubera ko udasanzwe mbaza ngo meze neza ndabona muri kucanga meze neza kwirwanya se ntabwo twirurwanya meze neza aho wiriwe meze neza kabisa ndakomeye ibintu biragenda neza ibintu ni munange. Yes bavandimwe twongeye kandi twagarutse ku muryango mukunda umuryango wacu umuryango wa The Voice of Love The Voice of Love wacu hamwe twese twishimiye kandi kongera kandi kuba hano hantu si nk'ibyo
twishimiye rero kongera kugaruka hano abantu ko batari kureba ibiganiro turi kubashaka ibintu batari gukunda murashaka iki bimeze bite tubwire twebwe turi hano kugira ngo tubasavinge murashaka ibitaramo murashaka ibiganiro murashaka iki ko turi hano kugira ngo tugire icyo tubaha tubahereza ibintu bifatika bimeze bite mutubwire ni ukuri kuko abantu ntabwo bari kureba ibiganiro ntabwo bari kureba abantu bari bize nimba abantu bari bize ubundi niko abantu bajya baba bize ariko abantu kwa gatatu umwaka kugeze kure umwaka ugeze kure bamwe babanza ariho gitangira umwaka bakaba bari bize no kwa mbere wenda kwabo anyway abantu muze kutubwira no kuri ibyo mushaka nimba mushaka ibitaramo nimba mushaka ibiganiro ibyo mushaka nibyo turi gukore ariko mwongere muturebe abareba rero batarakora subscribe please muyikore munasharinge munarebe ikiganiro gitangiye ntago turatuje ariko ntago tuvuga ibintu babiri board byatuma muboard abantu bakunda kutubwira ngo muratuje nimba bashaka ko tumera gute kuri simbizi urumva abantu batubwira ibyo bashaka kugira ngo basi barebe ibiganiro anyway tubireke ubwo izagenda biza watangiranye gutongana oya ntabwo ari ugutongana uzi hashyizeho ikiganiro abantu ntibakirebe uhita wibaza imeze gute ndi kuvuga si ibintu abantu badashaka kureba abantu bari bize bari mu tuntu twinshi cyane mubuke murebe n'ibindi bintu baruhura mu mutwe cyangwa se bibigisha anyway dufite igitara turongera kubibutsa kandi igitaramo dufite cya The Voice araza kudushyirira flyer hano hasi kugira ngo abantu bongere turabura iminsi 10 guhera none igiterane cyaje iminsi ubu ngubu biri kubarirwa ku ntoki mw'abantu b'impande zose ubushize twababwiye yuko igiterane abantu bo hafi ya Siyaro mw'abantu ngira ngo mwese byakabaye byiza ubu ngubu barakatishije abantu batarakatisha mukatishe itariki 29 n'ejo uvuga ngo kino iyi weekend ni umunsi yarya turi tariki turi tariki yargeze 19 ubwo iminsi 10 nibura turabura iminsi 10 urumva nimba utarakatishe uyikatishe abantu bifuza kureba Frank aririmba abantu bifuza kureba Huduma ari kubwiriza n'abandi ira bande bayita gute hari bande y'abana baririmba neza rwose abantu bashaka kumva umuziki yungurure bashaka kuramya gukora ku mutima w'Imana muzagende muri icyo giterane please ntimuzabure abantu batarakatisha amatike muyakatisha ariko ntimuzabe kugira ngo muzajye kuramya Imana kuri uwo munsi cyane rwose cyane abantu ba Siyaro whatever ibyo byose mw'abantu ibo ndizera ntashidikanya iki giterane kiri mu mujyi w'iwanyu kiri hafi yanyu mukakiburamo simbizi rwose ariko bitewe na Dariri uburyo ndi kubibonamo abantu bahari bariteguye amatariki ashobora kuba yabarambiye bariteguye natwe turi hano yadutindiye kandi byadutindiye mw'abantu mwe rero muzaboneke kandi muzaboneke kare abantu bazatinda wana muzicamanya nyuma cyangwa se musange sale yuzuye araga nibagira amasale nk'ino muri Afrika ngo ni amasale uretse yuko iyo sale nayo ni nini kabisa kandi irimo ni sale nziza sale nziza irimo buri kimwe cyose ibintu bizaba bimeze neza mbese bizaba bimeze nka live recording ni ibintu biteguye neza bimeze neza buri kantu kose gapanze neza mw'abantu murategerejwe kuri kiriya gihe amatariki ni 29 z'ukwezi kwa gatatu muzaze turamye Imana kwinjira n'ubuntu ikindi kandi kwinjira n'ubuntu ntabwo kwinjira amafaranga nta fundraising irimo nta kintu kugenda gusa mukarama Imana kumva ubwiza bw'Imana hari abantu batinya kujya mu giterane bakamuvuga iki giterane se kusifaranga ngo bagiye kutwaka nta faranga muzagende gusa muramye mwumva ijambo ry'Imana tukumva ijambo then mutahe uri nukunguka k'ubugingo bw'umuntu twifuza ku giti kiwe
Anyway, mbaza ngo uyu munsi dufite iki? Mbere yuko ujya aho ngaho, maze iminsi ntasuhuza abantu b'iwacu. Maze iminsi ntasuhuza abantu. Ngaga promotion. Ndasuhuza abarwanashyaka mwese aho muherereye. Abarwanashyaka ndabasuhuza mwese. Mu minsi ishize ibintu byagiye bikomeza, intambara ziracyari nyinshi cyane, ni nyinshi cyane ruguririya, abantu bamwe twagiye dutakaza, ariko kandi Imana yakomeje kutugabiza ahantu henshi cyane. Turashima Imana kubw'ibyo. Ndasuhuza abantu bari muri gakondo mwese, ndabasuhuje. Abarwanashyaka cyane ndabasuhuje mwese. Ndabasuhuje mwese. Ndabasuhuje kabisa. Muri intwari, muri abantu b'abagabo, ababikurikira turi kumwe namwe, dukora mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ejo n'ejo bundi natwe mushobora kuzatubona, tukaza tugafatanya twese. Abarwanashyaka rero nimwe nifuzaga gusuhuza cyane. Mukomere kandi mukomerere ku muheto. Nabo gusa tabandi ufite gukora n'abandi hirya no hino bo nta kibazo, ariko cyane nabo ngabo. Suza umurwanashyaka umwe n'izina nka batanu, mu mazina nka batanu bari ruguru. Ubahe courage bari hariya. Reka mvuge babiri gusa. Ndaramutsa Eritier, umwana w'umutima, umurwanashyaka cyane, intwari cyane. Ndamusuhuje. Ndasuhuza John aho uri, nawe uri umurwanashyaka kandi ibyo mwakoze byose turabizirikana. Muri abantu b'abagabo, murusha benshi cyane umutima. Dukomeje kubasengera, Imana y'imijuru ikomeze ibarinde kandi ikomeze ibaha imbaraga. Ndazi yuko umunsi umwe tuzicara tunezerewe tuvuga ibikomeye Imana yadukoreye. Nabyumvishe. Uyu munsi rero tugiye gukora akantu k'agacarenje. Ariko umuntu aba afite inshuti, ariko izo nshuti zishobora kumukavaringa. Mu buhe buryo? Noneho ngiye guhamagara abashuti bawe, nawe nanjye uhamagara abanjye. Noneho mbabeshye, Imana itubabarire kubeshya, ariko nta kintu na kimwe tujya dukora tutarimo intuze kwigisha. Ntabwo turi kwigisha abantu ngo babeshye cyangwa se ngo bahimbe ibinyoma, niko navuga. Ni ukugira ngo mu by'ukuri urebe umuntu wawe, n'indi urebe umuntu wawe nimba ashaka kukavaringa mu makosa, nyine mu bintu bimwe na bimwe ushobora gukora. Agukavaringe se mu buryo bwo kugira ngo wenda nimuhamagara ambwire ngo wenda uraje cyangwa se bine. Hari ukuntu ngiye nshaka kukubwira ati wenda nshaka kukubwira aho ngiye. Urumva se ni nkabyora. Okay, barabibona. Okay, turahera ku bandi. Guhamagara uri we wese nta kibazo. Duhere ku bawe. Ntacyo bintwaye. Abantu be rwose. Okay, ndahera kwanza ku bantu mukorana. Ku kazi. Ushaka kunkura mu kazi? Twagiye. Shireho parere emi. Sawa. Uyu muntu ko atari kwitabara. Yatera iduka zisa. Uwa kabiri araza kubwita guhamagara. Wenda araza kumpamagara, kahamagara undi. Uzi ko nyine Airtel na Safaricom bisa no gutandukanye neza. Umusha Airtel uko yagize. Inshuti zanjye zose ziba ziri gupagasa. Aba bagiye gupagasa. Ki bimeze bite?
Bimeze neza. Umva mwana, Patrick ko yari yambwiye ngo yaje kukureba, nkaba ndi kumuhamagara ntamfate, wamuhaye telefone ko hari abantu bari baje kumureba mu rugo. Nona? Wapi? Ntago muri kumwe? Ntago turi kumwe kabisa. Aya, bibaza ko yambwiye ngo sinzi ibintu muje gukorana sinzi. Uko tabimbwiye. Sawa. Uwambera ntabwo njyewe ntabwo bishoboka barabizi yuko ntagira ibintu by'amacenga ntawe uri bujye kugira ngo arajya kunka varenga nkiretse azi yuko mfite ndi umunyamaterimbukanye oya none se ntiyari igihe ego yangira kamagaro akudefa umushiti wawe agomba kugudefanda sinzi wenda sinzi kabisa amagaro ndi ongera uhamagara wa ndi wa mbere uriya wa mbere ni nkaho ari bize somehow ibi bintu njyewe ntabwo uri bubone umuntu uri bukubwire ngo agenge ukunde fanda ngo ibiki ibyo ngibyo bijya biba ku bantu bagira udutirimbukanye turi aho oya ubu noneho mana yanjye ninde Alo? Alo? Mbonyi bimeze bite? Ayuko Mbonyi. Ayuko? Aye. Okay, gabanza amagara banje. Rekoro uyu nguyu. Ukuntu se abantu noneho basa naho bananinya yewe. Alo, mambo. Wasa. Bimeze bite? Namahoro. Sandra ko yari yambwiye yuko muri bubonane aracara aho ngaho. Oya. Ntabwo yigeze aza aho ngaho. Oya ntabwo twayisengesha. Nayisensinzira ngenda. Ntabwo yigeze aza mu rugo. Nakasa. Wari kubati se ko atari kumfata. Ese ko mutari kumwe. Already yambwiye yuko mutari kumwe kandi wambwiye yuko ari wegere. Aha ndebe undi. Mbega inshuti dufite. Ega nta muntu numwe. Ko ari muzanye. Oya bazayibonera mu kiganiro. Ahubwo ashobora guhita guhamagara. Okay, barareta amamagara. Kandi yari yampamagaye ndamwihorera kugira ngo amagarende. Ahamagara byara wanjye. Izi saha saa 2. Mpereza intuza muri telefone ntago arimo. Uhamagara Noella. Sister. Iwe sari muri telefone. Noella. Arambwira yuko ari mu kazi. Ngati yari yambwiye ko aza kureba mu kazi. Alo. Mambo. Koa. Umeze neza? Ego namahoro nabwo. Natwe ni sawa. Sandra ko yambwiye ngo aragera ku kazi kawe ngo araje ngo yagiye Umoja. Yaje? Oya. Ntabwo yigeze ahada. Ntabwo yaje nta nubwo yigeze abimbwira. Okay, sawa. Sawa. Mubona erega nta muntu keretse tugira ari umuntu abazi yuko dufite udutirimbukanye. Oya oya rata ntago ari uvuga ngo dutirimbukanye. Hari umuntu nyine se mbivuge nka gute. Ukurusha kudefanda nyine. Akavuga se ni amahoro.
Shase. Nuko banzi yuko ntari umu violent nyine. Icyenda. Nawe arampakanira. Wowe wari kumubwira Ninde nguyu nyuma. ni byara. Nibyo? Uraze ko zigiye gusa neza hano. Halo. Mambo. Poa sana. Nimeze neza. Namwe. Natwe ni sawa biragenda. None natwe ni sawa. Sandra ko yambwiye ngo agiye mu mujyi mugiye guhurirayo. Nkaba ndi kumuhamagara ntamfate. Mwabonanye se? Ntabwo twabonanye. Mwari mufitanye gahunda? Nasanze yampamagaye arambuye. Kandi mvuye mu mujyi ubu nyine. Ndi kumuhamagara ntamfate. Sinzi aho ari. Nasanze yampamagaye n'ubu nyine nibwo ngegera kuri stage ya Kitengera mvuye mu mujyi. Okay, sawa. Sawa. Mwana umunyamitwe. Baraziranye. Kereke. Ariko bambwira ko umuntu wo mu ari no mu rugo aho. Niba atari cyagusetsa. Ngo niba kiba mu mujyi. Amagana Debora. Wowe nako ndabura umamagara. Njyewe nta muntu wakubwira ngo apana. Ndamagara popo. Iwe arahita abihuhura none. Deba. Ise niyo. Ivone yambuze. Araguhitana. Nari bumubwira. Halo. Nitegemo. Ni sawa. Meze neza. Namwe. Natwe ni sawa biragenda. Biragenda. None. Sandra ko yampamagaye ngo araje aho ngaho iwanyu. Amini nuko yambwiye. Yaje se ko ndi kumuhamagara ntamfate. Reka murebe. Yaje. Yaje. Okay. Narisoto. Sawa. Ndahita nguhamagara. Yeah. Wow. Oh gosh. Yeah. You see? Hapana. Ibi bintu bigiye gutuma nsubiramo kabiri. Ngo ngwiki? None se uriya watengera wigeze umuhamagara? Yaje. Shara abantu babe. Amagana na email umugore. Mbwiye ko yambwiye se ngo mufite gusura. Uraba dufite gusura Ndera. Mufite kubonana hari ibyo mwari buvugane. Mubwira ngo sinzi umugore mwari bufite gusura. Kandi kumushakana namu. Wamuhaye telefone. Hahita avuga ati ntawe. Nyamara nari guhamagara na Mutware. Mutware ntabwo ashobora kubeshya. Ntabwo bishoboka. Mutware ntabwo yakubeshya. Karero mpamagare. Njyewe nahamagaye Nera.
mwe uko bitakunda gutushyira udufoto. Alo ni yaje umeze neza biragenda nawe natwe ni sawa ko ndi guhamagara Sandra ntamfate kandi yambwiye ngo araje ngo hari umuntu ngo hari abantu mujya gusura ko ndi kumuhamagara ntamfate muri kumwe oya no kuri turi kumwe mwigeze mubonana se oya twabona bagiye gusura abantu ndabizi yambwiye yuko aje ngo kukureba oya yitabye abonanye sinzi okay sawa noneho hari abantu bari kuza batambeshya nk'aba ngaba bazi yuko bambeshya ari ibibazo Abantu. uyu nguyu yambeshya arambeshya gute ariko mweka mabaza Yereka ninjye wahamagaritse. ntabwo yakubeshya Ese nawe sinzi ko kubeshya kwiwe. nta n'umwe wabona Erike, Halo. imeze bite? Amahoro. Wambaye Papa Patrick? Ntabwo turi kumwe. Kandi muri kuvugana. kandi yambwiye ngo mufite gahunda yo kubonana. Yewe. Oya, njye nagiye ku ikanisa mu Kenya niho ndi kuvuga nyine ntabwo twabona nta gahunda twari dufite. Nta nubwo wigeze muhura? Wapi kabisa. Sawa. njyewe ntabo yewe taba dufite ngaho mugarabo ambabarire cyane agiye kuguhamagara sinzi ko uzareba kino kiganiro agiye kuguhamagara ariko si mimi Wewe si mimi umufate uramubwira gute mubwira gute aya yagiye kubi ikinyuma cye ngira uhamagare Deborah niwe kubye yakubye yanze kwifata papa ko nimero ye iri beze yihorere uhamagare muhire ntabwo yakubeshyiriye ntabwo bakubeshya Deborah karampamagara kandi bose nanze kubitaba mwitabe Saurire kubera muvuraka tubaza muri iwacu ntara ahantu nagiye umwe mumuretse wagiye sa nyamara ntabwo nari kubitaba ego aho ninde ndi buhamagare wundi cyangwa tubahamagare tubabeshyuze cyangwa azabibonere mu kiganiro tubahamagare tubabeshyure bahamagare ni bande nahamagaye ntabwo ngewe bamfata ego mubyara wawe ntabwo namuhamagara keretse umwihamagare iba ko atigeze amamagara iyo ariko yavuze ko mutari kumwe ahubwo mutanabonanye ko niba ngiye gutukana arakwica ibyo bintu mwanzanyemo ni iki amagare Deborah araguhitana Deborah ari amaseka ikibazo ni prank mwayiriye turi kumwe
Jesus Christ. Ako star. Ako papadri. Hey. Ni iki uri kumbesha live? Ariko man. Uri kumbesha live? Yes we. Aye. Digo. Cyangwa bari kumwe na Yvonne? Ndabizi. Ariko ntabwo bari kumwe. Imana ko dafata uko yarakaye. Allo? Oui. Niki kudafata telefone? Ahubwo se wowe kutari kuyitaba umeze neza? Umeze neza. Safe umeze neza? Izina rya Yesu. Nyine nagize bagushimuza. Ugire. Kuraseka. Sa muri mu kiganiro. Muri mu kiganiro muziyumva. Uko urangije. Narinzi yuko uri bubeshe. Abantu bari nk'abaringe. Uko niwe nari nizeye. Uzise njyewe ntanduko natekereje ikintu mise mvuga ni Sandra cyangwa se yahuye n'amabandi amugirira na bya bintu niba ako Debora nzomugurira ubu baje sinzi kubesha urabizi none sovuga se nimbesha mpamva mbabarira barimo nitira mbabarira satabonye ko na mbere nanze kwitaba ngo siyumviye ko ngiye mu kiganiro mbasawa ndahamagashiro imwe kandi kabiri kuringa ndagashate bamutwaye telefone ntago ari kuyitaba yagize ikibazo ndahuye sawa Ako bino bintu biragoye cyane umuntu utazwiho utuntu tw'udutirimbukanya tw'ibiki Debora yagira amatirimbukanya Debora ni umunyandahiro ni umuntu w'inanga Kimo ni umuntu aho kuvuga ngo bashobora kuba banakorana n'amakosa bariye Debora niwe shuti twoshana mu hamagara nahamagare kazi uriya wambwiye ngo kitenge imitwe kamanze mubwira ngo Patrick yaguhamagaye wamubwiye gute ni kuri WhatsApp karasanze amagara Kim amagara Kim ntabwo ibyo ngibyo bibamo hari undi wamagara se dusoze ariko nyine hari undi ushaka guhamagara uretse iki oya nta ushaka guhamagarira iki mpamagarira iki oya iki cyakora mwihorera Njyewe nta bantu ngira bagira ayo matirimbukanya naje tabo anyway mwabibonye inshuti tugira ariko inshuti zawe tuzobasha kubesha abacu izo nizo nshuti ngewe nemera rero nta bintu byo gufavoriza amakosa oya inshuti yawe igomba kukavaringa gukavaringa gute keretse uri umunyamakosa nawe oya none se uguye mu cyaha igomba kukavaringa kugwa mu cyaha reka kukavaringa ndagwa mu cyaha iyo niyo nshuti uzi hanyuma iyo nshuti igomba kukavaringa ariko wava muri bya bikavuga ati nyamara n'ubwo ukavarinze ibyo bintu ntago ari byo uzi noneho keretse iyo bakuziho kuri umuntu ugira utuntu oya inshuti nyashuti ibigomba kukavaringa no mu mafuti then wava mu mafuti ikakubwira ngo next time ntuzakore gutya iyo niyo mutubwire ngewe uko numva inshuti zakagombye ntabwo inshuti yawe yagukavaringa ngo ugiye mu makosa
utangiye kubeshya ngo igiye kujya kukubwira njyewe izo nshuti simbizi ntazo uramutse uciye ahantu ntushake kumenya ukabwira Kim ukabwira ati mama keretse nabimubwiye niyo atabikubwira njyewe wenda uko umugore wawe okay tuvuge njyewe ndi mukari sibyo rero njyewe rero bizi yuko utari mukari kandi urugero ntanze tuvuge njyewe ndi mukari cyangwa okay ubundi ku mugabo niho byumvikana cyane okay ifite umugabo mukari namube nyine kugira ngo nzamubwize ukuri mubwire ngo njya ahantu ashobora kubifata nabi none kuba kinshuti yawe bize umugabo wawe ko nimubwira ko nyine nimubwira ko ibyo fuge gutese mbese nimubwira ukuri muri buze gushwana none iyo nshuti igahitamo kuba ati aho kugira ngo bashwane reka nkavaringe ya nshuti yanjye iyo nshuti ni mbi sinzi ariko ntabwo kuri side yawe ntabwo avuga ngo ni mbi ariko kandi kuri njyewe uri kuvuga uri kumva mpita njye uri kubabwira sibyo mpita numva yuko uyu muntu ashobora kuba ari umunyamitwe njyewe ahubwo kuri njyewe njyewe namukavaringa noneho yavamo agatambwa ibyo bintu rero ntabwo ari byo ni inshuti yawe ndikavaringa kugira ngo ntasenye urugo rwanyu ariko ushaka ibyo bintu wabivamo njyewe ku bwanjye niko nabikora wowe ariko ubwawe wagira gute ese ufite umushuti ugize wenda ukabona nutamukavaringa urugo rurasenyuka wabikora ute sinzi ko simbizi njye ntabwo biragira nyine izo nshuti ntazo mfite tuvuge uguye muri iyo ntuzi ako kuntu kumeze uko nguko wenda Kimara yarashatse keretse wenda banzi yuko impamvu batahita bavuga ati reka tumukavaringe ashobora kuba wenda hari ahantu ashobora kuba yagiye naguhaye urugero ko kuba mutameranye neza uramutse utamukavarinze kuri icyo kintu bashobora kumutamerana neza babibwirwa n'iki abantu ayiwe hari ngo tuba tuzi ukamenya ngo cyangwa se okay ushobora kuba utazizi wowe ntunamenye ko uri gufasha iyo nshuti yawe ariko ari mu rwego kugira ngo umukavaringe uguye muri iyo ntuze wabyifatamo nte ese washyira inshuti yawe hanze ni imitwe ya Nairobi ntabwo ari imitwe ya Nairobi ntabwo ari imitwe ese washishamo inshuti yawe cyangwa mukavaringa ukaza kumukosora nyuma nzi yuko umushuti wanjye sibyo agira utuntu twinshi aho ngaho nzi yuko agira utuntu twinshi kandi nkabona nimvuga ngo ntabwo twabonanye muzi bishobora kuba byagira ikibazo ku rugo rwiwe nagira wenda nakavaringa muri ubwo buryo ariko kandi nzi yuko ari nta kibazo ndamuzi we nzi n'umugore wiwe ndabazi kandi ndabona nta kibazo ntabwo najya kugira ngo njye kuvuga ngo narindi kumwe nawe ntarindi kumwe nawe ntanigeze nanabonana nawe ntanigeze nanavugana nawe ayibe jewe no mukavaringa ntitaye kumenya ngo nibiki nyuma tukaza none se nk'ubu wenda nk'uko nguko yaratekereje Yvonne tuvuga hanyuma noneho bakavuga ngo wenda washimuswe sibyo cyangwa se wakoze impanuka naguhamagaye nakubuze Yvonne yambwiye ngo mwari muri kumwe urumva ubwo ngewe aho ndi guhite njya kurebera amakuru aho yagiriye ni kuri Yvonne kubera yuko yambwiye yuko ariho waruri urumva kandi ntabwo mwigeze mubonana ubwo urumva icyo ngicyo atari ikibazo uba witayemo wenyine nta kibazo kirimo uba witaye mu kibazo umuntu ntabwo mwigeze mubonana umuntu ntabwo mwigeze muvugana urikumva n'iperereza riri bubeho nimba washimuswe barahera kuri telefone yiwe urumva kuri telefone yo gute Eida mwavuganye cyangwa se ni wewe bari buhite bakoresha mwatandukanye ryari mwahuye ryari yakubwiye yuko icyo gihe nabona ko bigiye kunzanira ikibazo nkahita mvugisha ukuri uba wabyishe kera ariko njyewe inama nagira abantu wenda baba muri utu tuntu icya mbere ni ukubanza gutekereza hanyuma ukabona ukavuga ibintu ubihamanya n'umutima wawe njyewe ndacyari kunsista nakavaringa uwo muntu nyuma nkaza kudiringana nawe nyuma sawa muzatubwire abantu bazatubwire wowe uhuye n'intu zimeze gutyo ese wakavaringa inshuti yawe cyangwa inshuti yawe wahitamo
bazatubwire. Anyway, mwabibonye mwakoze rero kureba ikiganiro. Imana ibaho umugisha. Ibiganiro bya The Voice of Love nakagaruka, abantu bakomeze bakore share, bakore subscribe, bakomeze muturebe n'ukuri mudushyigikire, natwe bizaduha imbaraga zo gukomeza gukora. Naho utaha rero mwakoze cyane. Ciao ciao. Bye. Yes.